Muraho neza bakunze bitoza TV Rwanda mu gihe umwaka w'amashuri wa 2025-2026 ugana ku musozo. Ministeri y'Uburezi ndetse n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ibizamini by'ubugenzuzi bw'amashuri Nesa bashyize hanze gahunda yihariye y'ingendo z'abanyeshuri biga bacumbikirwa bagomba gusubira mu miryango yabo nyuma yo gusoza amasomo. Ni gahunda igamije korohereza abanyeshuri gutaha mu buryo butekanye kandi butarimo umuvundo, aho buri karere ndetse n'intara bahawe itariki yihariye yo kugenderaho. Naye matariki yashyizweho nabaye abanyeshuri bazagenda mbere, ese naye mabwiriza mashya yatanzwe ku mashuri, ku babyeyi ndetse no ku banyeshuri. Komeza urebe iyi video kugeza ku musozo kugira ngo umenye ibisobanuro byose byatanzwe na Ministeri y'Uburezi ndetse na Nesa. Bienvenue kwizera niko nitwa. Iyi ni Toza TV Rwanda, icyo gukurura kizire bawase ndetse subscribe uyikore kugira ngo ibiganiro byacu n'amakuru yacu bitazajya bigucika. Ministeri y'Uburezi ku bufatanye na Nesa batangaje ko abanyeshuri biga mu mashuri acumbikirwa abanyeshuri bazatangira gusubira mu miryango yabo guhera ku itariki 29 Kamena 2026 kugeza ku itariki 2 Nyakanga 2026 nk'uko bigaragara muri gahunda yashyizwe hanze ku itariki 18 Kamena 2026. Ingendo zizakorwa mu byiciro kugira ngo hirindwe imibyigano no kohereza abagenzi. Kuwa mbere tariki 29 Kamena 2026 hazagenda abanyeshuri berekeza mu turere twa Ruhango, Gisagara, Ngororero, Nyagatare, Gatsibo na Musanze ndetse n'abagana mu mujyi wa Kigali. Kuwa kabiri tariki 30 Kamena 2026 hazagenda abanyeshuri bo mu turere twa Huye, Nyamagabe, Nyabihu, Rubavu, Burira, Rwamagana ndetse na Kayonza. Kuwa gatatu ku itariki ya mbere Nyakanga hazagenda abanyeshuri berekeza mu turere twa Nyanza, Kamonyi, Karongi, Rutsiro na Rulindo ndetse ntabwo hazaburamo Gakenke na Ngoma na Kirehe. Kuwa kane tariki 2 Nyakanga 2026 hazagenda abanyeshuri bo mu turere twa Muhanga, Nyaruguru, Rusizi, Nyamasheke, Bugesera ndetse na Gicumbi. Nesa yasabye abayobozi b'amashuri kubahiriza iyi gahunda uko iteganyijwe kandi bakarinda ko habaho urujijo mu kugenda kw'abanyeshuri. Abanyeshuri bose basabwe kugenda bambaye imyambaro y'ishuri kugira ngo borohererwe mu rugendo ndetse no kugenzura uko abanyeshuri bari kugenda. Ababyeyi nabo basabwe kwakira abana babo mu matariki yateganyijwe no kubategurira uburyo bwo kubageraho igihe bageze mu miryango yabo. Abashinzwe uburezi mu turere bazakorana n'ibigo by'amashuri kugira ngo gahunda ishyirwe mu bikorwa neza kandi abanyeshuri bagere iwabo amahoro. Nesa yanibukije abanyeshuri bahagurukira i Kigali bazajya bateranira kuri Kigali Press Stadium mbere y'uko bakomeza urugendo rugana mu ntara zitandukanye. Hongeye ko nyuma ya saa 9 z'amanywa, ni ukuvuga saa 9 n'igice z'amanywa, saa 9 zuzuye z'ijoro, Kigali Stade izajya ifungwa, bityo umunyeshuri wese agasabwa kugera ahafatira imodoka ku gihe kugira ngo batazajya basanga bamaze gufunga. Iyi ni gahunda nshya y'ingendo yashyizweho hanze na Ministeri y'Uburezi hamwe na Nesa, yigamije korohereza abanyeshuri biga bacumbikirwa gusubira mu miryango yabo mu mutekano ndetse no mu buryo bwateguwe neza. Niba uri umubyeyi, umunyeshuri cyangwa se umurezi, ni ingenzi gukurikiza aya matariki kugira ngo urugendo rugende neza nta kibazo kibayeho. Niba iyi nkuru yibonye bwa mbere, kanda subscribe kandi like ndetse usangize abandi kugira ngo bakomeze kubona amakuru yizewe kandi hagezweho. Bienvenue kwizera niko nitwa. Iyi ni Toza TV Rwanda, mwakoze cyane, mugira umunsi mwiza.